Aha ni kuri Jado Creator TV, televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro bijyanye n'ubukungu harimo n'ifaranga rya cryptocurrency, digital money, ubundi tukanababwira ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se ibijyanye n'imirire, kandi muzi ko imirire ariyo yubaka ubuzima bw'abantu, bityo bakaramba cyangwa se bakarushaho kubaho neza biciye mu byo barya. Rero ngira ngo murabona ko turi muri dashboard ya P Network. Muri P Network harimo itangazo rishyashya rijyanye ryo kuri 11 Disemba ryaje mu masaha y'isaa 2 z'ijoro. Bityo rero ndagira ngo tuze kurisoma mu cyongereza, ubundi tuze gusoreza turireba riri mu kinyarwanda kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Wowe mushya kuri Jado Creator TV, kora subscribe, ukore share, utange comment, ibitekerezo byawe birakenewe kugira ngo tubashe gukomeza kubaka community yacu ariyo Jado Creator TV. Ngira ngo umuntu utari kumayininga P Network nk'umushinga uhambaye isi yose ishyizeho umutima, wakora rwose ibishoboka byose ukamayininga uno mushinga, kuko uyu ni umushinga mwiza cyane ufitiwe icyizere, kuko muribuka ko P Network ishyirwa ku isoko cyangwa se iba launched, habaho Open Network yasohokeye ku madolari 3 n'ibihumbi birenga 4 ho gakeya. Urumva rero ko ayo mafaranga ntabwo ari mabi. Pi rero utuvugana ni amafaranga, ntabwo ari bya bindi by'imikino, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni ukubeshya n'iki, oya. Urumva ni amafaranga kuko ryamaze gushyirwa, ni full mainnet, ariko ibindi byose byamaze kubakwa. Mwibuke ko iri faranga cyangwa se uyu mushinga wubatswe imyaka igera muri 7, hashize 7. Abubatse amasisiteme y'ama application muri no P Network. Rero ndagira ngo ukurikire akantu ku kandi, ntihagire ikintu kiza kugucika habe na gitoya, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza iby'uyu mushinga. Nibutsa abantu bamayininga, ni ukuri mu mayiningire ku gihe, sisiteme zanyu zikomeze ziri tuned, kandi mukomeze kubika kure cyane passphrase zanyu, kuko iyo uyitakaje uba utakaje konte yose wahereho migration. Niyo mpamvu rero usabwa kubika cyane, ukabika kure izo passphrase, mbega P yawe cyangwa se P browser, P wallet yawe ukayiha umutekano uhambaye. Reka rero turebe akantu ku kandi kuri iri tangazo. P Core Team, December 11th, 8:47 p.m. P is thrilled to announce the winners of the P Hackathon 2025, the first hackathon after Open Network launch. Winning apps created the meaningful use cases that promote the engagement, are accessible and iterative of P with over 250 mainnet app submissions. P Hackathon 2025 demonstrated developers clear motivation to build utility-oriented production-ready apps on the P mainnet ready. So hano
bari kuvuga ngo soma ibikurikira. Okay. Read the announcement to see the top 3 winners and 5 honorable mentions. And explore all hackathon participants with the hackathon 25 tab in the P browser. Kugira ngo murumva neza uko itangazo rihagaze, uko itangazo rimeze. Reka rero noneho muri chat GPT noneho tubashe kuba twapestinga mu Icyongereza nabo babashe gusobanukirwa ese niki P-Core team yatugejejeho, kuko icya mbere muri uyu mushinga ni amakuru. P-Core team ku itariki ndetse gatoya mbanze mbishyiremo neza, murabona ko nari naripestinzemo. P-Core team ku itariki ya 11 Ukuboza saa 2:47 z'ijoro, P ifite ibyishimo byinshi byo gutangaza abatsinze muri P Hackathon 2025. Hackathon ya mbere yabaye nyuma yo gutangiza Open Network, porogaramu zatsinze zashyizweho imikoreshereze ifatika ya P iteza imbere kwitabira kugezwaho n'akamaro ka P. Hagaragaye porogaramu zirenga 215 zatanzwe kuri mainnet, bigaragaza neza ubushake n'umwete bya abadeveloper bwo kubaka porogaramu zifite akamaro k'ukuri kandi ziteguye gukoreshwa production ready kuri P mainnet. Soma itangazo ryose urebe abatsinze batatu ba mbere n'abahawe ishimwe ryihariye batanu honorable mentions, kandi unarebe abandi bose bitabiriye hackathon unyuze muri P ya hackathon 25 iri muri P browser. Ya chat GPT yagerageje kudufasha gutranslate ibintu biri rero umushya kuri Jado Creator TV. Kora subscribe, wibuke gukanda ku nzogera kandi ukoresha iki kiganiro. Nimba ikiganiro wagikunze ukande like kugira ngo YouTube ibashe kurikomandinga ibiganiro byacu umunsi kundi, uko tubishyizeho uhite ubibonera mu ba mbere. Rero ngira ngo abantu rwose mwese muzi uno mushinga wa P Network ni umushinga mwiza. Ngira ngo muri kubona ko uyu mushinga uri gusa nkaho ujya ku musozo usatira full open mainnet. Ngira ngo rero wowe rwose wari waracitse intege utamininga P Network, nawe utari winjira muri P Network, gerageza winjiremo kuko iri faranga ni iry'ahazaza. Rero uribuke ko hashize imyaka igera muri 7 system ya P Network yubakwa n'abahanga bakomeye ba nyir'umushinga ba Dr. Nicholas Apps. Bakomeje kuyinjiza kugira ngo bakomeze bubaka community. P Network izaba ifite umusingi ufatika kugira ngo izabashe guhangana n'ubukungu bw'ejo hazaza. Rero ndabakunda cyane, stay tuned.